abakurikira Veda Morning TV, uyu munsi rero tuje kubereka uburyo warondereza cyangwa se warinda telefone yawe WhatsApp kuba yarya mega nyinshi, ku buryo ugabanya mega wakoreshaga ku munsi. Wa muntu ugura mega ugasanga ku munsi yakoresha mega nyinshi cyane, ari ukuyikoresha kuri WhatsApp. So reka turebe kuri WhatsApp rero uburyo wagabanya mega ko zitashira nyine mu buryo bwihuse. So rero fata telefone yawe, ufungure WhatsApp nk'ibisanzwe, fungura WhatsApp nk'ibisanzwe. Ubwo turaje dufungure WhatsApp, ndaje nyifungure. So uyifungure, numara kwinjiramo uze ujye n'ubundi kuri twa tudomo dutatu nk'ibisanzwe, winjire muri setting, ufungure setting. So noneho numara kugera muri setting, uramanuka ujye kuri storage and data, ngira ngo uri kuyibona, storage and data, uzifungure nayo. Baguha option nyinshi cyane. So nugera kuri izi option, iyi manage storage urayihorera, network usage no, use data, use less data for call. Uraza hano ubwo nyine mu guhamagara urakoresha data nkeya bishoboka, uvuga ngo data zigenda ni nkeya, uraza kano ugire gute ugafungure use less data for call. Hano uraza wakande gahinduka icyatsi. Iyo kadafunguye gutya nyine bitwara mega nyinshi mu gihe uri kugira gute uri guhamagara nyine video cyangwa se guhamagara bisanzwe kuri WhatsApp. So noneho umanuka hasi hano kuri media upload quality, uraza ugire gute ubafungure. Baguha standard qualities, fast send, small file size, ujye no kuri HD quality, slow to send, can be 6 times large. So hano rero uraza kuri standard qualities, nuvuga ngo hano ku uploadinga ikintu cyangwa se ku uploadinga nk'ifoto cyangwa se video, nuvuga ngo uyaploadinga vuba kandi ikaza nyine ifite noza small file size, nuvuga ngo ifite nyine ingano megabyte nkeya. Ubwo rero icyo gihe rero birondereza megabyte zigenda ari nkeya. Iyo ugiye kuri HD quality, ya foto nyine iza ari nini cyane iremereye, ubwo rero bigatuma bigutwara iki megabyte. Uzaza hano kuri standard, noneho saving kugira ngo ugabanye mega. Noneho uza hano kuri auto download quality. So ahangaha rero mu gihe uri kudownloadinga, naho urashyira muri standard qualities, kuko ishyize muri auto bitwara mega bitari cyane cyane, ariko iyo ushyize muri HD quality ahangaha bitwara mega nyinshi. Shyira muri standard qualities, noneho ugire gute usavinge. Ubwo ni uburyo bwa kabiri. Ubwa gatatu rero ari nabwo bwa nyuma, ni ukuvuga ngo uraza hano kwa kundi uba wabitse telefone cyangwa se iri mu mufuka wafunguye data, ibintu byose biza kuri WhatsApp ugasanga byidawunilodinze, amafoto yidawunilodinze, video zidawunilodinze, ibintu byose ni aha rero biba bizingiye. Fungura iyi when using mobile data, uyifungure. Nusanga tuvivuye twose, udugire gute udukureho. Wowe bizagusaba iki? Bya bintu ni ukuvuga ngo bya bintu byidawunilodingaga ntabwo byizongera kwidawunilodinga. Uzajya udawunilodinga ifoto ari uko uyikozeho, kuko usanga turi mu magurupe menshi, ugasanga hidawunilodinze amafoto atagira ingano, bigutwarira mega. Za mega niho usanga umunsi rwose zagiye ari nyinshi cyane. Ngwino hano ugire gute twose udufunge, noneho ugire gute wemeze, kuko erega ibintu nidawunilodinze bigutwara n'umwanya wa telefone. Niba unashaka ko no gukoresha wifi ko byajya bidawunilodinga, wabireka. Cyangwa se niba udashaka na telefone yawe ko yuzura cyane ngo usange telefone yawe yagiyemo ibintu udakeneye, naho bigire gute bifunge byose, ugire gute ubireke. N'aha hasi byose ugire gute ubifunge byose, ubikure
ubikuremo. Aha ngaha rero uzaba urondereje bya bintu biza muri telefone yawe utabishaka, uzaba urondereje megabayiti ukoresha ku munsi, noneho megabayiti uzajya ugura ku munsi, noneho zizajya zikurangiriza uwo munsi. Rero mwirinde kwihangayikisha, uku niko wagira gute wagabanya mega wakoreshaga ku munsi mu gihe ukoresha iki watsapu. So murakoze abakomeje abadukurikiye kino kiganiro kuri Veda Morning TV, turabasaba inkunga yanyu ko iyo mwakora sabusikarayibu tukajya tubagezaho ibiganiro byiza kandi bitwigisha. Murakoze cyane, iki kiganiro nakagaruka, murakoze.